yose ishize wambereye uw'ingenzi urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya Uwiteka kumera uburame tugumane iteka ryose ndashimira Yesu wanjye waduhuje kaduha kubana tukubaka umuryango njya gushima Yesu nawe ngushimira kubw'imyaka yose dusize inyuma turi kumwe ni myinshi ariko irimo ibyiza byinshi cyane reka dushime imyaka yose ishize wambereye uw'ingenzi urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya Uwiteka kumera uburame tugumane iteka ryose imyaka yose ishize wambereye uw'ingenzi urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya Uwiteka kumera uburame tugumane iteka ryose ngakunda kunyubaha cyane nzi kubishobozwa na Yesu nanjye nzakomeza kukubera uw'ingenzi mu buzima bwawe bwose gukunde nkubahisha uko bikwiye Yesu warakoze cyane muri byose turagushimye imyaka yose ishize wambereye uw'ingenzi urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya Uwiteka kumera uburame tugumane iteka ryose imyaka yose ishize wambereye uw'ingenzi urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya Uwiteka kumera uburame tugumane iteka ryose waduhaye impano nziza y'umwana
natabasha kwiha. Mana twanyuzwe n'ayo mahirwe, ukomeze kudufasha kumugeza ku byiza, kandi umube hafi mwami n'ibyo twifuje ubidukorere. Uyobora urugo rwacu muri byose, turagusabye. Imyaka yose ishize wambereye uw'ingenzi, urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya. Uwiteka kumera uburame, tugumane iteka ryose. Imyaka yose ishize wambereye uw'ingenzi, urukundo wanyeretse ntacyo narugereranya. Uwiteka kumera uburame, tugumane iteka ryose. Uwiteka kumera uburame, tugumane iteka ryose.